hari abantu benshi bakunda kugira ngo ndi umusiramu kubera ko mfite inshuti nyinshi z'abasiramu. Muri 2014 cyagiye nakoraga accident nabinyuzemo ndafungwa icyumweru, ntabwo namanutse Mageragere ariko nafunzwe icyumweru. N'abatekereza yuko ari abanzi bangiye iyo bafunzwe mba numva mbabaye kuko nzi ko nta buzima bwiza burimo hariya gufunguka amara nk'umwaka udasohoka. Ari The Ben wayifashe n'usigaye ukora, urateganya kuzongera kuzajya uwongera ukora bya bitaramo bya ngaruka mwaka? Hari umuntu ugeze gufasha ukicuza? Yego, witurwa neza n'uwo yayikore n'uwo yayigiriye abagira Imana. So mbere nkiri umujene yego numvaga ndi ikihebe tu, numvaga sinzi ukuntu nabaga, numvaga nyine nta tinya urupfu, numva ibintu byose nta kintu bimbwiye. Ngo Riderman iyo adafasha umuntu bita Ama-G, ngo Ama-G ntabwo ari kuzigera abaho. Oya, Ama-G yabayeho mbere yuko Slim Jesus. Yes, reka mbahereza ikaze bakunzi bacu, masore mbifuriza kugubwa neza aho muri mwese impande zitandukanye z'igihugu. Uyu munsi ndi kumwe na Riderman, papa wacu, mubyeyi, umwe mu babyeyi b'umuziki nyarwanda. Yewe umeze neza? Amahoro. Naje kugufana ariko ntago wigeze winjira mu kibuga. Naje abanyamakuru muhita muramfata hari aboro, abandi bari mu nama hano. Dukora ikiganiro kirekire mu gihe ngiye kugisoza numva ngo dusoke hanze ngo gutya na gutya bita birangira gutya. Yego. Ariko urabona ko ndi mu bafana bihuse cyane. Uri mu bafana beza cyane. Bari hafi. Tujye kuganira rero, nge nifite content abari 10 question with the stars, nibaza 10 mbaza umuhanzi. Mbere na mbere ariko ndabanza ni mere ku ndirimbo uheruka kurilizinga, harimo iyo meruka kumva ni Nyundo ya Nyamunsi, ariko hari indi wasohoye Malaika yitwa Umwamikazi. Vuga Umwamikazi. Iriya ndirimbo Nyundo ya Nyamunsi irimo amagambo kuki nyine wayanditse ugendeye kuki? Nagendeye kuri akenshi dukunda kwirengagiza. Akenshi dukunda kuririmba ibirori, tukaririmba urukundo hagati y'abahungu n'abakobwa n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ariko ugasanga turashaka kujya kure cyane y'ukundi kuri guhari. Yego. Urupfu. Nyundo ya Nyamunsi rero ivuga ku rupfu, kwibutsa abantu yuko urupfu rurahari, tubeho turutekerezaho, tubeho tuzirikana ko ruhari, bityo twitware neza, twitwarareke, dukore, yego twiteze imbere, ariko mu gutera imbere kwacu yego ntitugira abo tubangamira, ahubwo tubane n'abandi neza kuko ibi ngibi byose tuzabisiga. So Nyundo ya Nyamunsi niko kuri ibivugaho. Niko kuri ibivugaho. Okay. Ikibazo cya kabiri ngo ndaza kwibaza kuri iriya Malaika Umwamikazi. Ni Malaika n'Umwamikazi ndikumva biri kuwenda. Yitwa Umwamikazi. Umwamikazi yo bimeze bite? Umwamikazi rero mba ndirimba story y'umuhungu wakundanye n'umukobwa, bagiye kwimariya akaza gusanga umukobwa ari Nyamabara. Yego. Donc umukobwa yashakaga yuko bimariya, amwita Umwamikazi, amwambika impeta, Umwamikazi w'umutima we. Aza gusanga ni Nyamabara, arara mu mihanda n'ibiki. Amaze kumenya uko kuri akajya avuga ati yo, atangira kumuganiriza, yo uranywa amacupa 1000, uryamana n'abasore gutya na gutya, none giye nkwita Umwamikazi. Ubwiza urabufite ariko ubwonko wapi, abatipe bose baragusimbura naho none abarigiye kwita Umwamikazi. So niko kuri muri iyo ndirimbo. Okay, muri 10 questions uyu munsi ikibazo cya mbere ndaza kwibaza ni ese Riderman ni ikihe kintu abantu benshi bibaza kuri abantu benshi bibeshya kuri wowe ariko atari cyo? Bibeshya kuri yewe? Ikintu abantu bashobora kuba bakwibeshaho. Hari abantu benshi bakunda kugira ngo ndi umusiramu kubera ko mfite inshuti nyinshi z'abasiramu. Hari abantu benshi bakeka ko ndi umusiramu. Ariko ntabwo ndi umusiramu, ndi umukatolika. Again ufite inshuti z'abasiramu cyane kandi Islam ndayubaha. Hari no kuri kwinshi cyane izo nshuti zanjye zijya zinganiriza kuri Islam. Bagiye banyigisha kuri Islam cyane. Ariko ntabwo ndi umusiramu nk'umuntu uri pratiquant. Ikibazo cya kabiri ndibaza ese ni ikihe kintu gikomeye wigeze kunyuramo muri iyi kariyeri yawe ya muzika ariko abantu bakaba batakizi? Muri 2014 cyagiye nakoraga accident, ariko abantu barabizi mu by'ukuri. Nabinyuzemo ndafungwa icyumweru. Yego, ntabwo namanutse Mageragere ariko nafunzwe icyumweru, ariko ndatekereza ko abantu babizi ibyo ngibyo. Nibyo bihe ntekereza ko nanyuzemo bikomeye muri 2014. Yego. Nibwo bwa mbere wari ufunzwe? Yego.
ese Rider ukigera muri gereza bwa mbere uwo munsi wabonye bimeze bite nyine umuntu wari uhageze bwa mbere? Nta cyiza cyaho tu, nta muntu nakwifuriza gufungwa. Uyu munsi hari umunyamakuru Lucky Nzeyimana ubwo twaye mu kiganiro n'itangazamakuru kwa Israel Mbonyi, yaje gusaba Mbonyi ko yazatekereza ukuntu azakora igitaramo ariko akagikorera muri gereza kugira ngo akorere nyine nabari abasusurutse kuko nabo mufite y'abahanzi. Icyo ni igitekerezo cyiza cyane. Wowe icyo kintu ntabwo ujya ukifuza ko azajya kuhataranga abantu bari hariya bafungiye nka Mageragere n'ahandi? Bon, ngira ngo ntabwo icyo gitekerezo kigeze kinshama ariko ni igitekerezo cyiza. Gusa muri gereza buri habamo kuri kwaho kwinshi cyane kuko kugira ngo utegure igitaramo cyiza n'ibiki kwinjizamo sound n'ibiki byonyine no kwinjiza na telefone ntibyemewe. Ubwo kujya kwinjizamo ama sound none n'ama stage n'ibiki sinzi nabyapfa gucamo. Ariko cyaba ari igitekerezo cyiza mu gihe cyaba giteguwe n'urwego rushinzwe gereza mu Rwanda rukaba rwabitegura, bakaba ari bo babitegura bakabanza bagashyiramo sound n'ibindi byose, asigaye bakaba bavuga bati ariko muze muhereza abantu show. Ibyo bintu twabikora mu by'ukuri, ariko ntekereza ko kubikora uri umuntu ku giti cyawe ukavuga ngo ugiye kwinjiza sound ari amaspeaker twinjiza dutaramiraho ku ntabangana umubare wayo kwinjira n'amahariya tambuka nta kibazo. Byonyine niyo umuntu afite akantu kugira ngo akinjize muri gereza, wabonye ukuntu bamusaka ibaze kwinjiza speaker ubanza banayifungura ngo barebe ko nta kintu winjira. So sintekereza ko ari ikintu cyoroshye ariko cyakoroha bikozwe na ba nyiri igikorwa, donc urwego rushinzwe gereza. Hari abahanzi benshi bagiye bafungwa, dukomoje aho ngaho hari umuhanzi wigeze ufungwa ukumva birakubabaje cyane, akaba ari inshuti yawe hafi ariko ukumva nyine ubabajwe n'ifungwa rye. Bose nta muntu nakwifuriza gereza. Urumva njye ntabwo nageze wenda muri Mageragere, nafungiwe kuri brigade ariko iyo minsi 5 ntekereza ko ari iyo minsi 5 y'ubuzima bwanjye yambihiye kabisa. So umuntu uwo ari we wese kabisa, nabo n'abatekereza yuko ari abanzi bangiye bafunzwe mba numva mbabaye kuko nzi ko nta buzima bwiza burimo hariya, gufunguka mara nk'umwaka udasohoka. Again iyo bibayeho urabyakira ariko nta muntu wabyifuriza, n'uwo byabaho wese birambabaza kabisa. Uri muri santimetero 40 mu Kiyovu. Abahanzi bagiye babakiraho bita mu Kiyovu. Ikibazo cya kane ni ikihe kintu rero nari kukubaza, ni ikihe kintu noneho cyahinduye amateka yawe mu buzima bwawe, yaba muri kariyeri yawe, uvuga uti iki kintu nicyo kintu cyamindura amateka muri kariyeri yanjye? Yego, album ya Rutenderi. Album ya Rutenderi niyo album yanjye ya mbere nakoze, nayikorera hano muri Petit Stade. Yego, nibwo nari ngitangira umuziki, nibwo nari nkinjiramo. Yego. So nkoze iyo album nkakora igitaramo, nkabona stade iruzuye, nkabona show bigenda neza. Navuga ngo niyo karibu nahawe n'abafana muri rusange, bakanyakira muri runo ruganda. Rutendera ushobora gusanga indirimbo zaho zose narazumvaga nkumva ndazizi zose kabisa. Ubwo iri album rero navuga yuko yahinduye ubuzima bwanjye na n'uyu munsi. Ejo bundi muri za 2023 harano nakoze igitaramo mu Bubiligi, abantu banga kuva aho ngaho barambwira ati yo nutaririmba Rutenderi ntabwo tugenda. Byarantunguye kubera yuko Rutenderi hano mu Rwanda kuyiririmba ntabwo ni indirimbo ya kera, abantu benshi ntabwo babayizirikana, ariko hari abantu benshi bakunda iziriya ndirimbo ku buryo usanga ari zo ndirimbo biyumvira. So navuga rero ngo Rutenderi yahinduye ubuzima bwanjye kuva nakwinjira mu muziki ndaza noneho kwibaza ukomoje hano kuri Petit Stade aho wakoreraga igitaramo, kuri ubu ngubu ntago ugikora ibitaramo byakoraga ngaruka mwaka cyane ko ari umuntu wa mbere warabiririmbye mu mateka, uti ninjye muhanzi wa mbere, ninjye muhanzi wuje stade bwa mbere. Kuri iyi minsi rero ubu ngubu itariki yawe wakoragaho igitaramo numva ari The Ben wayifashe n'usigaye ukoraho. Urateganya wakoraga 25 ubwo ni Israel Mbonyi wayifashe. Urateganya kuzongera kuzajya wongera ukora bya bitaramo bya ngaruka mwaka? Bizongera ngira ngo n'umwaka utaha turateganya gukora igitaramo cyo kwizihiza imyaka 20 nzaba maze mu muziki. Ubwo ntekereza yuko bizaba ari nk'urundi rugendo rwo kuvuka bundi bushya. Yego. Ubwo ngubwo umwaka utaha nibwo uteganya kuzongera gutegura ibitaramo byawe. Yego. Hari igihe wigeze guhagarika umuziki, uvuga ko ugiye kuva mu muziki, byaba ari byo byatumye muri icyo gihe aribwo uhagarika n'ibyo bitaramo?
muri icyo gihe numvaga ngiye guhagarika umuziki muri rusange, numva ngiye gucomoka tu. Abantu bakomeje kubinsaba, yaba ari abo muri famiye, yaba ari abafana, yaba n'abandi bantu barambwira ati ariko umuziki bakajya bambwira ngo wabwiye abantu yuko uri igisumizi mpaka upfuye, none urapfuye aka kanya, gerageza ukore nubwo wajya ukora indirimbo nkeya, ariko ukomeze ukore kuko wasezeranyije abantu yuko uri igisumizi mpaka upfuye. So ngaruka mu muziki gutyo buhoro na n'ubu ngubu ndacyarimo, kandi ndashimira yuko ndashimira abafana yuko batahise bamvaho kuko ngo bumvise yuko nanjye kuva mu muziki. Again bibaho mu buzima n'umuntu akora mu kazi runaka inshuro akamaramo imyaka nyuma akavuga ati ariko kano kazi nkavuyemo reka njye mu bindi bintu. So ndabashimira rero yuko bansabye kubigumamo, ariko nabo nyuma yuko babinsabye nkabigumamo nabo bakomeje kumba hafi. Imana ibaho umugisha. Uri mu bantu njya mbona barilizinga, kuko njyewe YouTube yawe ndi umusubscriber, nshobora kubona nk'indirimbo hari nk'igihe nk'icyumweru ushobora gusohora nk'indirimbo nk'eshanu. Apane eshanu nanone. Apane eshanu ariko ziba ari nyinshi kabisa. Wenda mu kwezi eshanu zishobora kugera amapane ariko mu cyumweru. Kubera iki uri mu bantu barilizinga indirimbo nyinshi, ariko kuri kino gihe wenda kubona Riderman yakoze mega hit ntago bigikunze kubaho, ariko ukabona uracyapushinga ariko ugakora still, kandi nkanibaza urabona hano turi kumwe n'abaraperi bakiri batoya benshi cyane, ariko still bose iyo babaje umuraperi wa mbere mu Rwanda bavuga Riderman. Nirebanga ukoresha kugeza ubu ngubu? Navuga yuko buriya mu gukura bigira ibyiza bikagira n'ibibi. Mu gukura hari ukuri kwinshi dushyira mu ndirimbo abantu badashaka kumva. Rimwe na rimwe ugasanga rero hari abantu tuvuge nk'iyo ndirimbo nka Nyundo ya Nyamunsi, iyo ndirimbo iririmba urupfu, ntiwayikina muri club, ntiwacuranga urupfu, ntiwaba uri kumwe na girlfriend wawe ngo mucurangire urupfu. Uretse na Nyundo ya Nyamunsi hari n'indi twakoze yitwa Bakunda Bapfu kuri album na Buda. So hari ukuri kwinshi turirimba kubera yenda n'imyaka n'ibindi abantu batabasha, abajene batarelatinga, ariko bidasobanuye ngo uko kuri turirimbye cyangwa se ubuhanga twashize mu myandikire ntabwo abantu babwumvise. Iyo abantu babwumvise bashobora kubyapreciate ariko ntibabibyina. So again ku giti cyanjye uko mbyumva, ntabwo ari ngombwa yuko indirimbo igira views miliyoni kugira ngo yitwe mega hit. Again na views abantu barazigura, ibyo byose mwese murabizi sibyo? Abantu bagura ama views kugira ngo bigaragaze ukundi kuntu. So hari abahitamo kuvuga ngo twe turigumira gutya na gutya, dukora ibintu byacu gutya na gutya. Wigeze utekereza kugura views? Nta musane so yigeze aguhamagara ngo akubwiye se Rider ko hari tekinike imeze gutya waretse nkakwereka uburyo tubigenza tukatwagura views? Nta muntu ntekereza ko nta muntu wabimbwira. Ntekereza ko hari uburyo abantu bageraho bakakumenya. Reba nk'indirimbo twagiye dukora mu nyuguti ya twaririmbye tuvuga kuri ruswa tunayirwanya, mu ndirimbo yitwa Impamvu nayo twabigenje gutyo. Ni indirimbo zigeze nko muri 5 ntekereza ko twagiye turirimba turwanya ruswa n'ibindi nk'ibyo ngibyo. So abantu ahubwo iyo bakubonye bakugendera kureba badashaka no kubiganira mu gihe uri aho ngaho uri hafi yawe. Abari nibanga kenshi arigira ibanga. Yego. None Rider nifuza kukubaza, hari benshi umaje gukora ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye muri kariyeri yawe, ariko nashaka kubaza ati ese wowe ni ikihe kintu wumva abantu batajya bakubaza mu bantu bose mwahuye, ariko wowe kuki batajya bambaza kuri iki kintu? Batajya bambaza kuri iki kintu gusa byaba ari nk'ibikira. Ibyo batambaza akenshi nuko babazi ko ntakunda kubivugaho cyane. Abantu ntabwo bakunda kumbaza kuri famille yanjye, kandi ni byiza. Nanjye niyo umuntu ambaje kuri famille yanjye simwe nshaka no kubivugaho kuko jewe namahitamo yanjye kuba mu umuziki kuwukora bisaba kujya mu itangazamakuru. So famille yanjye ntabwo ari abanyamuziki, harimo abanyamuziki bamwe na bamwe, ariko ababihisemo n'ubundi nibo nabo bajya mu itangazamakuru. So ntabwo mba nifuza gufata famille yanjye ngo nishyire mu itangazamakuru, kandi ni byiza biranshimisha kuba babyuba. Yego. Ikibazo kindi cya gatanu ubwo nicyo tugezeho, ndakubaza ni ese uri umuselebrity mu buzima bw'abastari butandukanye, none nakubaza umuntu umwe wifuza ko bibaye ngombwa ko nyine ari umuntu umwe mwasangira ifunguro rimwe, ifunguro nyine nka kuno mukajyana kuri dinner ari ku mugoroba,
ubwo uraza kunsubiza yaba ku ruhande rw'abahanzi cyangwa se n'aba-influencer batandukanye. Urambwira umwe ku ruhande rw'abahanzi uvuga uti uyu muhanzi tugiye tukica ahantu nyine ni wa muntu, hari abantu nyine muba muri kumwe akagutera stroke akagutuye niwe kabisa bo mu Rwanda, hano mu Rwanda, abo mu Rwanda benshi ko tuba twarasangiye, wenda ntabwo tuba twasangiye amadine, tuba twasangira urwagwa, ariko abenshi tuba twaragiye dusangira tukicara ahantu hamwe tugasangira agafanta. Noneho ndi kuvuga urumva iyo mvuze hari aba celebrities tubona tugenda tubona, wenda tuvuge hari ba Mutesi Jolly, hari ba Naomi Jonda uherutse utekereza ku bakobwa. Ndi kuvuga mvuze ku influencer, ndi kuvuga ku influencer, ndi kubavuga, ariko noneho hari n'uruhande, ubwo n'uruhande rw'aba-influencer, none ndi kuvuga no ku ruhande rw'abahanzi narwo narukubashije. Bon, ntekereza yuko abenshi muri bo twagiye dutaramana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntawe uri kunza mu bwonko, reka mbivuge gutya, nta muntu ndi guhita ntekerezaho none ahangaha. Nuwe muntu rero uvuga uti uyu muntu kuba ngeze hano afite ikintu yakoze kinini kuri kariyeri yanjye? Ko ari benshi, ni benshi cyane. Nahera kuri David Bayingana, nkavuga Queen Ali, nkavuga Muyoboke, nkavuga ababyeyi banjye ni nabonaga akwiriye guheraho, nkavuga abaproducer bose twakoranye, nkavuga abahanzi bose twakoranye amakorabo, nkavuga abayobozi bose b'igihugu bacu, kuko ibi byose tubishobora kubera yuko dufite ubuyobozi bwiza n'umutekano n'ibindi byose. Ni bose abanyamakuru mwese, ntavuze ngo ncaguremo uyu nguyu, kuko uko mwagiye mudushyigikira niko twagiye dutera imbere. Nkashimira amakampani yose twakoranye batugiriye icyizere, nkashimira n'abikorera ku giti cyabo twakoranye na n'ubu tugikorana. Muri rusange ndashimira igihugu cyose muri rusange, abafana cyane cyane nabo simbagotwe, kuko ntabwo twashobora ibintu badahari. Ariko hejuru y'ibyo byose nagakwiye kuba nahereye ku Mana, so Imana imbere ya byose. Uri umwe mu nanjye kwa ntabwo uri umwe mu hanzi, niwe mu raperi wa mbere mu Rwanda uri successful. Nyuma wenda hari na ba Buda n'abandi bari successful. Ndagira ngo noneho muri kano kanya usangize abantu ibanga ryo gutsinda cyangwa se ibanga ryo gutuma umuntu ajya mbere, yaba uwifuza kujya muri kariyeri yo kurimba cyangwa muri kariya buri muntu wese yaba arimo. Bwa mbere bwo sinzi icyo waba ugendeyeho uvuga ibyo ngibyo, ariko hari benshi cyane. Ubwo yenda ushobora kuvuga uti wenda nkurikije ibyo mbona cyangwa se ibyo nzi uri umwe muri abo ngabo. Ariko mu by'ukuri umuntu wese kugira ngo atere imbere ni akazi, kuko umuziki ni akazi, n'ikindi kintu cyose waba ukora ni ugukora. Iyo umurimo wose waba ukora, waba uhinga, waba ucuruza, waba uri umunyamakuru, waba uri umukinnyi, waba uri umusirikare, gushyira imbaraga mu byo ukora ugashyiramo akazi kabisa, gukora utinangira, gushyira imbaraga mu murimo no mu byo ukora no kubikunda. Ikindi kugira discipline, nabyo ni ibintu bikomeye cyane. Kugira icyerekezo, gushyira Imana imbere, kubana n'abantu mukorana bose. Again, kubana byo ni ukubana n'abantu bose neza, ariko mu bo mukorana nanone uba ugomba kubana nabo. Niba ukorana n'abanyamakuru, niba ukorana n'abaki bose mukabana neza, kugira ngo mubashe kubaka ibyo muri kubaka, mubashe kugera kubwo no gukorera hamwe, kugira icyerekezo. Ngira ngo nabivuzeho nabyo, ngira ngo mu byo nahita ntekereza none ahanga natekereza kuri ibyo ngibyo. Rider, kuva watangira kariyeri yawe hari ikintu ujya wicuza, ku buryo ushaka kuba ati nicuza kuba narakoze iki ngiki? Birahari, ariko ntabwo ntekereza yuko ari ibintu nagakwiye gushyira imbere. Reka tujye dushima cyane, twishimire ibyiza kurusha ko tujya gutinda ku bibi nanone. Hari umuntu ugeze gufasha ukicuza ukavuga uti Imana, kuki nafashije uyu muntu koko? Yego, ibyo bibaho, kuko hari ushobora gufasha nyine nyuma akakwitura inabi. Ariko nanone buri gihe nzirikana yuko ibintu byose biba mu bushake bw'Uwiteka. Muri kariyeri ya muzika abenshi byose biba mu bushake bw'Uwiteka. Iyo Imana igushoboje kugira ufasha, ubwo yo ibizi kiri gukora. Ariko ntibibuza yuko hari igihe ikintu gishobora kubaho muri uwo mwanya kikakubabaza ukaba wakicuza, ariko
nyuma wabireba ukavuga uti ariko sinagakwiye kuba nicuza, ugira ineza ukayisanga imbere. Ubu ngubu bashobora n'abanyarwanda babivuga neza ngo witurwa ineza n'uwo yayikoreye n'uwo yayigiriye abagira imana. So bari babizi ko bidahoraho, ariko ushobora kubyicuza muri uwo mwanya, ariko nyuma uko ugenda ukura niko ugenda ubona yuko imana yari yagukoresheje, wakoraga uri mu bushake bw'Imana. Rider, ni cyo kintu mu buzima bwawe utinya? mbere nkiri umujene numvaga ndi ikihebeto, numvaga sinzi ukuntu nabaga, numvaga nyine ntatinya urupfu, numva ibintu byose nta kintu bimbwiye. Ariko aho mariye gukura, aho mariye kubyara n'iki, mafite nk'ubwoba nkavuga ariko se nk'ubu ngubu umuntu aramutse apfuye agasiga urubyaro, nkumva nyine ni ibintu binteye ubwoba. Nkumva nyine ndi umuntu ukwiye kuhaba, nkarwanira ishyaka umuryango wanjye, nkifuza kuzawubona ukura, nkifuza kubona abana banjye bashaka n'ibiki byose. Nkumva nyine urupfu ni ikintu kinteye ubwoba. Mu gihe mbere numvaga nyine ndi ikihebe, hari n'ibintu umuntu yashoboraga kubamo nk'umujene bitagakwiye, agashyira ubuzima bwe muri risk, ariko icyo gihe wumvaga nyine nta kintu bigize. Ariko uko ugenda ukura niko ugenda ubona yuko inshingano urimo n'ibindi bintu urimo ugomba kuba uhari. Rimwe na rimwe ukavuga uti Imana ibindinde bino bintu. Yego. Okay. So kibazo nakubaza kindi, ubu ngubu tufite Riderman, ariko abantu bashaka kwibaza bati nk'ubu ngubu hari ikintu bita gusiga legacy. Umuntu hari umunyamakuru bita Dashimu ajya akora ikiganiro avuga nyine ijambo ngo ryahindura ubuzima umuntu yagiye avuga. None ndagira ngo nibaze nk'aka kanya, Riderman umulegend, nekereza ko nk'uko Jay Polly ari umulegend, ariko none turibaza tuti ese ni irihe jambo aka kanya uwabwira abantu ku buryo nyuma y'imyaka 50 abantu bazajya bavuga bati iri jambo ryavuzwe na Riderman? Ntekereza ko byinshi nkenera kuvuga agiye biba byanyuze mu ndirimbo, si ngombwa yuko nafata mikrofone nka gutya nk'imbwirwa ruhame ngo ngire icyo mvuga. Ibyinshi mba nabinyuje mu ndirimbo. Wumvise indirimbo, wumvise nk'indirimbo nk'iyi twavugaga Nyundo ya Nyamunsi, wavanamo ubutumwa bwawe. Wumvise indirimbo nyinshi ziba zirimo ubutumwa, ariko wenda bujyanye na sujet tuba twakoze. Rero byaterwa n'ubutumwa umuntu akeneye muri uwo mwanya. Wumvise indirimbo yitwa Urugamba nakoranye na Melody, hari icyo wavanamo. Wumvise Miseke Igoramenye, hari icyo wakumva. Wumvise Amategeko 10 twakoranye na Buda, wumvise Mambata, wumvise Igicaniro. Izo ndirimbo zose zirimo ubutumwa ku buryo buri wese ashobora kugira icyo akuramo, bitari ngombwa gukoresha mikrofone ngo mvuga ngo ugiye kuvugira ijambo. Yego. None ikibazo ngiye kubaza turi kugana ku musozo, hari umutipe wagiye ejo bundi mu kiganiro aravuga ati ngo Riderman iyo adafasha umuntu bita Ama-G, ngo Ama-G ntabwo ari kuzigera abaho. Oya, Ama-G yabayeho mbere yuko dukorana. So ibyo ngibyo ntekereza yuko cyaba ari ikinyoma. Burya gukorana n'abantu ushobora kugira itafari runaka ushobora gushyira ku bikorwa bye, kimwe nuko nawe hari itafari ashobora gushyira ku bikorwa byawe, ariko ntabwo yabisobanuye yuko wari we kamara kugira ngo atere imbere. Icyo mwakoze ni ugufashanya hagati yanyu, ni collaboration. Ariko ntabwo byavuga ngo uyu nguyu ngo ntamufashije ngo nta kintu namugera, wese uri Imana. Urumva bo bavuga ko Ama-G nyine ubitewe nuko uri mu bantu bamusapotinze agahabwa agaciro muri media n'abantu bakamumenya, niyo mpamvu yabikomoje ati umuntu bita Ama-G rwose iyo atakugira ntabwo ari kuzegera yitwa Ama-G. Oya rwose ntabwo ari byo. Ibyo ufite none ahangaha ni igeno ry'Imana kuri wowe. Bishobora kunyura mu bantu benshi cyane kugira ngo bikugereho, ariko ni umugambi w'Imana kuri wowe. So rero ntabwo navuga ngo mu mugambi w'Imana wa Ama-G ngo iyo ntabamo, ntabwo ngo umugambi w'Imana wari gusohoza cyane rwose. Icyabayeho nuko hari uburyo twakoranyemo, kandi nabyo wenda bishobora kuba ari itafari byashyizeho, ariko ntitwavuga ngo nicyo kintu yashingiyeho kugira ngo agere aho ageze. Oya, habe na gatoya rwose. Ngiye kwibaza noneho, hari umuhanzi bita Racine, ni umuhanzi wababajwe cyane nuko utigeze ngo wamwimye korabo. Ajyana n'abiririmba, akajya no mu interview akaba ati Riderman yarambabaje, ariko kugeza kuri ubu ntekeza ko numwe mu baraperi, nawe uramuzi ko ari umwe mu baraperi bameze neza. Ese Racine wazamuhaye korabo
nyuma y'imyaka yose. Reka mbibasobanurire. Racine yansabye Korabi igihe runaka, mubwira condition, we yumva mwiyemeyeho. Ejo bundi twahuriye mu gitaramo na Papa cyane. No kwa Papa cyane. Turabiseka ndamubwira uribuka ukuntu wazengurutse ama interview yose uvuga ngo urabona ngo Riderman. Ariko nyuma yawe nakoze interview avuga ati ubu nibwo numva yuko Riderman ibyo yari yambwiye byari byo. Kuko nyuma yaho abantu bamaze kubona ubuhanga bwe mu kwandika batangiye kujya bamwishyura kugira ngo bakorane nawe. So ibyo no kuvuga ngo ibyo amakondisiyo namweretse icyo gihe nawe yashyize ku bandi bakanayubahiriza bogera babona yuko ibyo namubwiraga byatumye aba professional, byari normal mu busanzwe. Ahubwo wenda kuko wenda nta bushobozi yari afite icyo gihe, kondisiyo namwerekaga zo kugira ngo dukorane wenda icyo gihe akabona byaramuvunaga. Ariko nyuma yaho na n'uyu munsi hari amakondisiyo nawe n'ubundi namubwiye icyo gihe ashyira ku bantu kugira ngo bakorane, yewe hari n'igihe ashobora no kuyarenzaho bongera ngo ubu ngubu. Ahubwo icyabayeho wenda icyo gihe byaramubabaje kuko wenda atari yakinjira mu bintu, ariko uyu munsi se Racine ameze neza. Ese mwazakoranye Korabo? Njyewe urumva ngenda gufana na Racine, ndamufana icyo ngicyo nanone ndabigusabye na Racine basi nawe nzabimusaba. Ntabwo ndi kamara, icyo ni icyambere. Nkuko abantu bumvise Korabo yawe na Buda, album yawe na Buda yari ipi nziza cyane. Ntihagire n'unabyumva nabi mu kuvuga ngo ntabwo ndi kamara, no kugira ngo nkubwire none ngiye mwamuri kamara muyikoze. Deja twarahuye Racine turavugana, sibyo? So aramutse ari umuntu ushaka yuko dukorana, ndi sure cyane yuko yamenye uburyo bwo kujya en contact nanjye, biroroshye cyane. N'ejo bundi twarahuye, simbikubwiye siko twahuye kwa cyangwa nanjye nari mari cyangwa twaranabiganiriye turabiseka byatari. Ariko ikintu nashimye nuko nanone yageze akavuga ati nari nkiri umwana ntabwo nari nakamenya game ukuntu imeze. Uyu munsi ibyo akora n'ibyo yakoze na mbere yaho bisa n'ibyo namubwiye icyo gihe, kandi yaje gusanga ariko bikwiye kugenda nyine mu mikorere yawe. Urumva impamvu nkubwiye gutyo, je iyo numvishe lyrics zawe mwumva nize mwese muri abasizi niko navuga, wenda nawe numva ko yavuga ngo ni umusizi. Urumva mukoze yaba nyine yanoza yandikitse kabisa, imeze neza cyane. By the way Racine ni umuhanga cyane. Rider, urwanya gute rero abantu baza bakuvuga nabi hano ku mbuga, ugerageza kubica mute ibyo bintu? Njye ngerageza kwicecekera tu. By the way abantu ntekeza yuko imbuga tuzikoresha nabi cyane. Yes, abantu bakeneye ama views, bakeneye kurebwa n'ibindi, ariko simbona impamvu yo guhora ku muntu umwe umuvugaho ibinyoma, umubeshyera, ugira iki nk'ibyagakwiye. So rero icyo nkora muri ibyo ngibyo byose ngerageza kwicecekera nkabirenga tu, kuko ntabwo mbona inyungu yabyo yo kujya guterana amagambo. Ibyo byose abantu ni bakuru, bashobora kureba, bashobora kureadinga between the lines bakavuga ngo uyu nguyu wenda arabeshya, uyu nguyu gutya na gutya na gutya, aho kugira ngo umuntu ajye ahora mu magambo nta mpamvu yabyo. Ejo bundi kuri tariki 26 hari igitaramo cyitiriwe icyumba cya rap, ntekereza ko kigiye kuba ku nshuro ya kabiri nimba nibeshye. Abantu bitega iki kuri uyu munsi? Ni umunsi w'igitaramo, ni umunsi wo kwishima, ni umunsi wo gusoza umwaka tuninjira mu wundi, ariko mu buryo bwa hip hop, mu buryo bwa rap. Icyumba cya rap ni igitaramo duhuriramo nk'abaraperi, kandi ngira ngo bizagera bibe nka festival mu by'ukuri nk'uko mubibona, like abahanzi bagenda bahinduka, bagenda baba benshi. So ni umunsi wo gutarama twishima mu buryo bwa hip hop, tuva mu mwaka twinjira mu wundi nk'uko nabivugaga. Icyo nasaba abanyarwanda cyane cyane abakunzi ba hip hop ni ukuzaza kudushyigikira hano tukahuzuza, tukishima, tukinjira mu mwaka nyine twizihirwa, ariko mu buryo bwa rap. So ngira ngo ni ibyo ngibyo. Nkaba nashimira n'abanyamakuru mwese mudusapotinga, mwamamaza igikorwa cyacu. Abaraperi bose barimo hano ngira ngo urabibona no ku maso yabo ukabona yuko bishimye. Ni ikintu twese twishimira kandi twibona cyane. So ni ikintu kiza rero cyo gushyigikirwa cyane. Natumira buri munyarwanda wese udukurikiye ngo kuri uyu munsi tuzabe turi kumwe kugira ngo twishime, dusoze umwaka twizihirwa. Urakoze, reka ngushimire, wakoze cyane kandi Imana iguhe umugisha kuba wemere ko tuganira. Murakoze cyane.